urukundo ari ngombwa mugira icyo mukora ubukwe cyangwa se ubu se tuvuge ko ubu noneho tujye twicara twemere ngo nta avance yiwaze vava yari kubivuga ntabwo ibyo nabyemera vava juru ko nta avance yamuhaye vava ariko uramwitiranye ushobora kuba utamuzi ariko uzi ko hari abantu icyo gikombe hasi unyibwirije uzi ko abantu mutazi vava njye ndamuzi vava ntabwo umuzi vava ni incakura ni inyarugenge y'incakura ariko yayindi ya nyayo we yavuze ko bitabayeho kandi tuzi ko ikintu cyabaye byarabaye n'ukuntu baba bareba niyo ubarebye ariko ntubanza mutarahura bari kumwe uko ari babiri mwari mwahura iyo ubarebye n'ukuntu baba barebana uhita ubona icyabaye ahubwo yari abonye umuntu uzi gusasanura iriya minwa nicyo gituma yihanganye akavuga ati ibyo uzankorera byose nzakubabarira ninshaka nzakugwa inyuma none se kumva ko vava atarasura uriya musore kandi uriya muhungu yarajyaga kwa vava reka vava arabivuga yego yajyagayo ikintu atakwemerera ntabwo yakemera ko bibera mu nzu ye ikintu arewe none se yabashaka ko bibera hariya mu gisimenti cyangwa hariya mu giporoso none se ukabona kuvuze ngo urukundo ukabona ko wavuze ngo ni komedi rero uyu munsi wari kwemera ko none hari urukundo yego njye ntabwo rega iby'urukundo ntabwo nabyemera kuko urukundo ngewe nduzi ku ruhande rumwe nyuma mbona uriya muhungu nta gahunda yo gukunda vava afite ese mushingira ku kimwese ko na commentaire ubushize nabonye baramuteye amabuye ariko uriya muhungu urabona ari indindagire bingana iki byo gukunda vava yego nawe si umuntu nta kigenda ariko nanone ntabwo uriya muhungu ari wo gukunda vava kandi abandi bavuga bati uyu n'umusore ni bogari rwose vava waratomboye nyine ugereranyije na vava vava se si mwiza ko uriya muhungu ni bogari na vava ariko yabaye mwiza yabaye icyuki mbabarira oya kamukesha abakobwa rega ntabwo gatuma umuntu aba mwiza gahindura uruhu gusa abana yabamishe ariko vava nawe ariko vava iritavuze umwe vava ubanza adafite n'umwana umwe vava ubanza afite nk'abana batanu uti kubera iki abana vava reka nta bana vava afite se avi wabo mwarazanye nuko arabamusuye yabo bana ntibababone none se ukabubona uyu munsi rero riza reka tujye navuga mu nshingano urugo ni ikintu gisaba ibintu byinshi ukaba uyu munsi we washishikariza uyu musore kuba yakora huti ubwo bukwe avuga kuko ubukwe ni ikintu kiba cyane cyane no ku mihanda noneho kiriya gihungu nabonye gicecetse nk'igitama wibeshye ukikorereza vavasha yaguhonora yagera araguhagaze hejuru avuga apfa kuba utahashye inyama gusa none se nawe bayiga komenti ngo niba ashaka ko kumurongora ngo azemere kuba inganzwa ahubwo azamudoda umunwa kuko vava yagera araguhagaze hejuru avuza induru yabuze iki vava akazi guhiga amafaranga akaba azi gukora ahubwo ntabwo ndumva yaba ari umugore mwiza none se vava ukaba wumva yahiga akayaguha niba bamutwara indirimbo akavuza induru ingana kuriya urambwira ko yahiga akayaguha hanyuma uburyo rero yaje kuzamureka akajya kuri iyo Dr M ntazi ibyayo nibyo ntazi none se ukabona no muhungu rero niba utubwira ko nta bukwe uriya mushuti we akaba avuga ngo nta bukwe burashushanyije urukundo rwabo rukaba rugamije iki urukundo rwabo rugamije gukemurirana ibibazo ningira nkugire rwa rukundo rwa vava n'uriya muhungu barwita ngira nkugire barwitangira nkugire none ko yavuze ko urukundo rwabo barukwiriye ibi bintu mbihaye 30 jours urwo rukundo rwa vava na Dr M nduhaye 30 jours we yavuze ko ngo urukundo ahubwo rwa media baruretse rwo kuzanana mu biganiro nyine nuko bigenda bipfa tangiye kutaba proud yiwe none hiyo bahanaga bizu umunwa wa vava wabaga wamizo wa Dr M bava za kwanika azanyanika sandusha kwanika kamwarura kanicecekere racyo gusubije yewe bavura muzi ankize ku cyanika namushyira ku kirinda waye nkarabo k'Imana karejo ndavuze ati ngewe atuye umusore ahubwo ibyo arimo arabiza ari mu mukino akagira na vava inama ati mbaye nkurabuye ati umunsi ejo nejo bundi uzarira rwose ntuzavuge yuko none nge nakurabuye azarira se ahubwo ntago uzi ukuntu abakobwa bo muri ziriya nzira noneho bafuha azarira se ko bizahindura isura akamwanika azarira akazajya arwana n'umuntu wese abonanye n'uriya muhungu
noneho urumuti w'amenyo amubaza iki se yafushye noneho nabonye ngo vava yaransekeje mu kiganiro twakoranye ati noneho ati naguze umukobwa yandikiye ngo barakundanaga ati umusore utakugura kotegisi cyangwa se n'ikariso ati uwo yaba kandi n'itike vava amutegera hega ni umunyeshuri wese uwo ukunda ntiwamutegera ni umunyeshuri hanyuma se vava ni diregitirise ni diregiteri ni igiki ni animatrice isha none se Eliza mu kanya gato hari akantu mbwiye mbere ko dutangiye ikiganiro ati nanjye uyu musore yarambabaje ati nyibona ibi bintu byanteye no kwibaza byinshi yakubabaje kubera iby'urukundo cyangwa se arandi we musazwe muziranye ntahandi twari dusanzwe tuziranye ahubwo yambabaje ukuntu umusore ako kantu narakarebye mbere kako ntakitaye ariko nagiye ngatekerezaho umusore nk'uriya tukamubona kuri kamera narakabaneguye pe akananirwa kwishyura isambusa uzarebe ko ajya ahindura iriya jire aba yambaye ariko iyo jire ye ko mwayigizeho iriya ikibazo jire imeze nka ya ntuzi yavuze ko afite amajire abiri iriya jire yiwe imeze nka ya ngofero ya Sarongo Gasaro TV. bakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze umerereye mu mpande zose z'isi tubasuza cyane abari mu Rwanda n'abamedias family rusange turakunda cyane twakiriye Zahabu Sano isi sibyo harya amazina ye nayahe isango yegereze mikoro tubwire ishongore y'umusengo decision maker kumeze nkunaniwe mu maso Liza ntabwo naniwe pe umeze ute shameze neza ni wane shani neza kabisa ibintu ni amahoro warabuze ku Gasaro kabisa simwe mwanyirukanye se twarakwirukanye nibo banyirukanye ntabwo twakwirukana sha nubizi ko ni Sandrine wanyirukanye na babana umwirirwa musaba amafoto ye ndaje nzayabahe yego ko yaranyirukanye ubu mfite ishaza hari umuntu wanditse muri komenti ngo Liza ngo na Sandrine ntibajwana ariko ngajya ari bihukururiza bijya bigira gutya hari akanisha n'umuntu njya ambwira ko umutwe twashwanya agahita ambwira ngo ibyanyu sinabyivanga sinabyivangamo ariko ni nabyo Liza sha ntabwo twashwana umeze ute se umunsi Liza umwe nziyeranja nkwange ntabwo wabibasha kandi nzitunatuna nkihagararaho kwifata none se umeze ute ko mbona shameze neza kabisa warananutse inda yaragiye ntabwo yagenda twite shuwa byanyabyaye ntabwo umuntu atwite yambara atya Liza ntukajya udufera ariko none se umuntu utwite yambara ati inda ni iyandese niya janti oya yego kubuza igihe muherukira ni kera habayeho nuko nzi ko washakaga ko ari umuntu ibaze ko ari kera habayeho nta nubwo nibuka ko twigeze guhura ntisi inda niyandi ko naherutse umbwira ko nta boyfriend ufite niya nzovu niya nzovu niya nzovu oya ndabeshya pe ngo niya nzovu sha uransekeje Liza ubu kura umutwe utubwire ndabona ibintu bitari serious nibyo wakora twite se wabiretse cyangwa ni joke iyo sije se wese tukayireka tukaganira ibindi ngo niya nzovu pe sha Liza uri umuti w'amenyo reka twikomereze ejo ndabona ikiganiro cyanjye rero reka nkubite mbangura ndabizi ko uri kwihuta n'umuntu witwa Vava Juru uraturika uraseka ariko noneho ibintu biri muri iyi si izi show muri kudukorera oya warambwiye comment ndayifite ngizi comedy ngo baba banyinira kubera icyo bifashe bebe nka comedy kandi tuzi ko umuntu witwa Vava Juru atajya twika sabwo ninde utwika kumurusha oya shara twika pe ndetse nka biriya bintu uwo muntu yabikubwira ukabyemera ibikize biriya bintu byiwe n'uriya mugabo wiwe Dr. M yuko bakundana se hari ugukundana erega reka nkubwire ngiye kimbabaje se uko bavuga ko bakundana yego niba bakundana bakaba nta kintu bakora urwo rukundo rwabo rushingiye none se urukundo ni ngombwa mugira icyo mukora ubukwe cyangwa se ubu se tuvuge ko ubu noneho tujye twicara twemere ngo nta avance yiwaze Vava yari kubivuga ntabwo ibyo nabyemera Vava Juru ko nta avance yamuhaye Vava ariko uramwitiranye ushobora kuba utamuzi ariko uzi ko hari abantu icyo gikombe hasi unyibwirije uzi ko abantu mutazi Vava njye ndamuzi Vava ntabwo umuzi Vava ni incakura ni inyaryenge y'incakura ariko yayindi ya nyayo kuri rwa rwego ntashobora kumugusobanurira ngo ubyumve ko ibintu byose abivuga se ko ibyo ngibyo atarabivuga nuko bitabayeho yavuze ko wenda wabivuga ni Firidausi
we yavuze ko bitabayeho kandi tuzi ko ikintu cyabayeho. byarabaye n'ukuntu baba bareba niyo ubarebye ariko ntubanza mutarahura bari kumwe uko ari babiri. mwari mwahura iyo ubarebye n'ukuntu baba barebana uhita ubona icyabaye. Si ifoto se ifoto se urayifite? nyine iyo ubabonye bari kumwe barebana uhita ubona ko iyo foto hari icyabaye. mwigize gura bari kumwe ari babiri amaso ku yandi cyangwa mu kiganiro? amaso ku yandi kuko nta nubwo ndakorana ikiganiro n'uriya muhungu. none se Liza hari ikintu uvuze njyewe ntapfa kwemera. Vava tuzi ko ibintu byinshi akunda kubivuga akabishyiraho. Reka mvuge iherezo ati ibi bintu rwose bimeze gutya na gutya gutya na gutya. Byarabaye nekereza ko Vava juru woya ahubwo uriya muhungu gutwara indirimbo ya Vava nicyo cyavanze ibintu ariko avanse yo yarayimuhaga ukurikije ukuntu ibintu ubu bireba ukurikije ukuntu njye mba mbareba njye nkurikije uko mbareba. Avanse yo Jama yarayiriye kera. Liza Ibyo kuvuga ko nta kintu yamupimiye cyo n'uwabintera mu rushinge byo ntibyavamo. usubije ibintu rudubi. Njyewe ntago ndinda kubisubiza irudubi ahubwo nibyigeze binahava. None se reka nkubaze Mbaza ndagusubiza. niba nta kintu bakoze iyo Vava n'uriya muhungu bashwanye Vava babazwa n'iki? none se nushaka noneho kugira ngo wumve ukuntu uriya muhungu yamukosoye akanamwemeza Vava niyo bashwana mu minota 2 mu minota 5 isigaye yamusaba imbabazi akazimuha. none se wo muntu ukunda ntiwamubabarira ni ngombwa mwe mwararyamanye? ku buryo Vava ukurikije ukuntu Vava akunda ahubwo twahise tubona ikindi kintu Vava akunda. Vava nyuma y'amafaranga akunda kuri buriya akunda kuri buriya. Vava ntago icyambere Vava yavuga ko Dr. M yamwibiye indirimbo. Yego Ese koko niba yaramwibiye indirimbo ukurikije uburyo Vava akunda amafaranga iyo bitaza kuba kuri buriya urambwira ko yari bumwibira indirimbo Vava agatuza? Vava ko yanakwituniraho washaka ukamwica ariko ko mwarwana kandi yaramusabye imbabazi. Vava amusaba imbabazi ku kintu kigendanye n'amafaranga akakubabarira. Uza abantu nzi ngewe bashwanye na Vava badashobora n'umunota umwe kuvugana kubera amafaranga warangiza ukambwira ngo Vava ngo wamwibira indirimbo bikarangira gutyo gusa nta kindi kintu agushakaho. Ntago bishoboka. Ahubwo yarabonye umuntu uzi gusasanura iriya minwa nicyo gituma yihanganye akavuga ati ibyo uzankorera byose nzakubabarira ninshaka nzakugwa inyuma. none se kumva ko Vava atarasura uriya musore kandi uriya muhungu yarajyaga kwa Vava rega Vava arabivuga. yego Yajyagayo oya ikintu Vava ubwenge afite atakwemerera ntabwo yakemera ko bibera mu nzu ye. ikintu arewe none se yabashaka ko bibera hariya mu gisimenti cyangwa hariya mu giporoso? Vava avuga kuri ya muhungu abiwabo. Yego kandi umuhungu nawe arabyemera. Umuhungu nawe ntago abihakana. None bagiye kurya akantu ukurikije ukuntu Vava akunda amafaranga ko atakwishyura roji akaba atafata hoteli urumva barabikoreye kandi ko kubikora ko babikoze ari nk'ihame byo kubikora byo barabikoze ni nk'ihame ntugire n'icyo hakana urumva barabikorera gahese. Ntabwo mbyemeye. Byihorere nuko udashaka kubyemera ariko Vava nuko tuzi ko ibintu byose yivugira. Avance barayiriye inshuti yanjye Avance Vava barayimuri ahubwo niyo yamucanganyikishije ubanza mu bantu bose Vava yarazi uriya mubyeyi atarimo kuko yamukoreye ibitangaza. Niba ushobora kurya n'igiceri cy'icumi cya Vava agatuza akakubabarira ntabwo ibyo bintu biba ari ibintu byoroheje. Abantu muzi Vava muzi ukuntu akunda amafaranga n'uburyo yaririmba mu byo arimo byose mumbare mwandike muri comment uko mubyumva niba hari umuntu wamurira amafaranga nta kintu bakoze bikarangira gutyo gusa. Ariko Vava kubwira ko yamukundaga cyane. Ahubwo Vava njye nkurikije uburyo namubonye yanayishopinga yajya no guhahara garete ukuntu nabonye Vava. None se ukabona kuvuze ngo urukundo ukabona ko wavuze ngo ni comedy rero uyu munsi wari kwemera ko none hari urukundo? Yego njye ntago rega iby'urukundo ntago nabyemera kuko urukundo ngewe nduzi ku ruhande rumwe
nyuma mbona uriya muhungu nta gahunda yo gukunda vava afite. ese mushingira kuki mwese ko na commentaire ubushize nabonye baramuteye ariko se uriya muhungu urabona ari indindagire bingana iki byo gukunda vava yego nawe si umuntu nta kigenda ariko nanone ntabwo uriya muhungu ari wo gukunda vava nta kigenda hari umuhungu nta kigenda se kuki ushingiye ngo nta kigenda ushingiye kuki oya nawe rwose nta gipasa ushingiye kuki nyine ngewe iyo umurebye ubona rwose wapi kandi abandi bavuga bati uyu n'umusore ni bogari rwose vava waratomboye nyine ugereranyije na vava vava se si mwiza rwose uriya muhungu ni bogari na vava ariko yabaye mwiza yabaye icyuki mbabarira oya kamukesha abakobwa rega ntabwo gatuma umuntu aba mwiza gahindura uruhu gusa kamukesha wati vava azakumerera nabi azamerera nabi se ngende inzovu aniga agaterura agaterera mu bica akongera agatereka hasi vava ntago akubwira ko vava atisiga akubwira ko atisiga se hanyuma no mu kiganiro ushize yarakwiyamye akubwira ati ngeshe hanyuma se ariya amabara yo ku birenge akaba aturuka he yaje kuzavamo amadodo afite amabara ko narayabonye ibirenge bye bisigaye bisa n'inifomo z'abasirikare bo muri UPDF ariko urasererezanya shawuriza naserereje ndi abantu muzi vavaza mumurebe uyu munsi nimusanga koko ntacyo yakoze ndabemereye umuntu uke muri comment zose zintuke Riza hari ikintu ushaka kukubazaho gato uko byumva cyangwa se uko abibonye uriya musore yaravuze ati umuntu bita Vava Juru ati mbere ndavuga ibiganiro byabanje ati twapfuye yuko afite abana yabamishe ariko Vava nawe ariko Vava iritavuza umwe Vava ubanza adafite n'umwana umwe Vava ubanza afite nk'abana batanu uti kubera iki abana Vava reka nta bana Vava afite se avi wabo mwarazanye nuko arabamusuye yabo bana ntibababone hanyuma ubu umuntu wese mu bantu waza yamusanga mu rugo umwana se ubwo ngubwo ni umuntu wahisha umuntu mukuru yaba yagiye ase ku buryo akisha n'abana umwana se we ntiyajya kwiga umwana ntago yajya kwiga oya njye abana babiri simbemera abaye atari kwiga se bwo nta nubwo yajya mu biruhuko kwa nyirakuru njyewe rero ikintu cyo makana nzi yuko Vava ukuntu ateye aramutse wa mugana afite abana ati ntawe uzabarera ntawe nzasaba rasiyo ntawe nzasaba iposho ahubwo yakemeye abana niba ari no gutinya kuzabura umugabo k'abagabo bose badashaka ingumba ubundi bitwaye iki yakwemeye abana be kubivuga nkaho uzi ko abafite ntago yababura ubwo se ibaze nimba bimaze kuvugwa n'abantu barenze umwe sicyo noneho ikintu kikwereka ko ari byo iyo ubivuzeho ararakara agasara agata umutwe uzi ukuntu yanize nzovu nawe ariko yabibonye gutyo gusa mu bitekerezo ngo yavuze ngo afite abana kubera ko ari igihuha nyine wese yavuze ngo ntubabara iyo umuntu akuvuze ibintu bitari byo ushatse wanakigendera cyangwa ukanamuca amazi ukikomereza tu ariko uzarebe iyo umuntu bavuze akantu kariko kanyako nta gahenge ashobora kuguha none se akaba yarabuze n'abaza cyangwa se bamuzi bakavuga ukuri kuri abo bana bakavuga ukuri kuri abo bana kuri kurangara aba basore watuje ukakora ikiganiro urabizi ko rwose ntago nkunda abasore abantu barabizi pe babarire wihangane rwose kandi ndabona nyine ikiganiro urabona ko Sandrine ntago nkunda abasore icyo kintu cyo kiziho buretse kunyiha niba uri umusore aho kujya ufata nimero yanjye ushyire muri telefone yawe fata nimero yanjye ushyire muri telefone ya papa wawe uriya musore ngo nagatuza ko imigeri yifitiye aracyari umujene shariza wisetsa twikomereze nuko nabonaga ukeba buri kaburi kanya umva nyine nkubwiye ntago umuntu wese uza abana bawe yaza kuvuga ku bana bawe kuko abana ba Vava se n'abastari bingana iki ku buryo umuntu wese yajya kuvuga ngo dora abana ba Vava ngo biki ariko nubundi biravugwa rega nese ubundi nese ikintu nangire nge comment ziba ziri ku mihanda umuntu atanga comment imwe abandi bantu bakaza ari nk'icumi kandi ntibakuzi ahubwo barakurikiza ya indi ya mbere umuntu barakurikiza ya indi ya mbere se ninde wabonye upfa kuvuga ubwo se ushatse kuvanga abantu bandika muri comment bako gasaro ngo ni indindagire mbese ngo oya singe gusa no kuyandi macana atandukanye none se reka nkubaze buretse gatoriza ngo nk'urugero
nta muntu ujya uza akavuga ati uyu muntu ni umva indaya. icyo kintu cy'abana ba vava tukiveho njye nabyanzuye nabikonfaminze ko bafite babiri tunakiveho ntitukomeze no kubikererwaho kuko abana barabafite rwose vava ni umubyeyi niba nta bafite azakora ikiganiro nta sutiye yambaye. Nese umwana w'imyaka 18 ntashobora kwambara isutiye kandi oya azayikuremo ataranabyara. turebe yuko amabere yadahita amera nk'amasogisi y'abasifuzi ariko shawo man tuzarebe ko adahita areshya oya n'ingoma ya buretse biyari. gatoriza tugendane uyu munsi umuntu wese wambara isutiye afite abana. ntabwo ariko buri wese afite abana ariko noneho ubafite yibeshye ntayambare wareba noneho ukuntu amabere yamera inkoni ya biyari tayari inzira yose. Shangiye ko nzivava afite abana nzikatabahakana. ariko ko mba numva bamuburaniye cyane Nyine biterwa ari nkariza akavuga ngo iturize mama ntago mwasangiye isambaza. oya ari nkariza akavuga ngo ngewe iki ngiki oya dushobora kudutape tukavuga ngo riza turabizi ko ari umuntu. mbese ninjye ubeshya wabo ariko sandi oya nagubesha ariko abantu muri comment ngewe mva ikintu nkunda roriza nimba bavuga ko afite abana hazaza umuntu umwe atuha ibimenyetso ati abana be babaha naha aha naha naha. uzi ko wantera kuzagira usize aricyo kinjyanye nkaza nzi n'amazina yabo kandi ari wowe ndabizi ko wajyayo. najyayo pe. none se riza reka rero nkwibarize uyu munsi urukundo rwagiye mu buryo umusore ati rwose umurenge urahari tuzajya ukora n'ubukwe uwo murenge nibawukora iki kizajya atahubwo abantu mureke gukomeza. uwo murenge nibawukora iki kizajya ko kitahagiye ushingiye ku kisi uvuga ko nta murenge bazakora. noneho kubyumva neza uwo murenge nibawukora uragira ngo se mbikumvishe gute uwo murenge nibawukora reka mbikwereke uwo murenge nibawukora iki kizajya seriza kwiri gutuma abantu rero uyu munsi noneho bashobora kugira ngo uyu musore ni umunyamanyanga. nta murenge baza ataba umunyamanyanga se bururareba ukabura muhunga akunda vava wowe umuntu aragukunda akakwiba kamwiba oya indirimbo bose bari mu bucuruzi ahubwo bose nuko bafite ama YouTube. none se niba bose bari mu bucuruzi ko baba bari guhiga ibyo bashyira hamwe niba koko uwo murenge bazawukora kubera icyo umwe yibundi. none se babishyira hamwe kandi batari abana ntago baraba umugabo n'umugore none ajya bavanga imitungo aka kanya se. none se ubundi barabura iki umusore arakiga. none se nta umuntu wiga university ntago ashobora gushaka umugore se nabiga segonderi barabashaka muri iyi minsi 18 barayitwemereye. oya bavuga ko umusore nta bushobozi aragira. nta bushobozi aragira se vava afite bucyo utekereza ko umukobwa w'Irusizi washatse umugabo yarindira ko bamukwa. gusa urumva umugira iyo nama yo kwijyana byaba bikwiye. mugere nama yo kwijyana vava yanaguka muko yabishatse habaye hari gahunda ko kirise none se umuhungu vava yivugiye ko ngenda avuga ibintu yivugiye kandi ntabwo babivuze mu ibanga twari benshi ndetse twari turi no mu kiganiro. vava yivugiye ko umuhungu yanze kumwereka ni wabo. yego umuntu muzakora umurenge uwo murenge uzagibwamo nande bazajya hara ku muhanda bafata abanyonzi n'abamotari. wavuga ko igihe kitaragera ku buryo uhisha umuntu mukundana iwanyu igihe kitaragera se harubabwiye ngo bahite basezerana cyangwa bahite bakora ubukwe ariko kubera iki samuhisha iwabo. vava yivugiye ko umuhungu ajya kumureba akamutegera. yego uri kumva ajya kumureba akamutegera yataha akamutegera ngo hari n'igihe amubwira ngo reka ntaye karengo mama ngo twaserera ariko ibyo ni vava bikwibwira inyuma ya kamera. uriya kareka yabivugiye kuri kamera. ntabwo nabyumvise. none se ukaba ubona uyu munsi rero riza reka tujye navuga mu nshingano. urugo ni ikintu gisaba ibintu byinshi ukaba uyu munsi we washishikariza uyu musore kuba yakora huti ubwo bukwe avuga kuko ubukwe ni ikintu kiba cyane cyane no ku mihanda. noneho kiriya gihungu nabonye gicecetse nk'igitama wibeshye ukikorereza vavasha yaguhonora yagera araguhagaze hejuru avuga apfa kuba utahashye inyama gusa. none se nawe bayiga komenti ngo niba ashaka ko kumurongora ngo azemere kuba inganzwa ahubwo azamudoda umunwa kuko vava yagera araguhagaze hejuru avuza induru. yabuze iki vava akazi guhiga amafaranga akaba azi gukora ahubwo ntabwo ndumva yaba ari umugore mwiza.
none se Vava ukaba wumva yahiga akayaguha niba bamutwara indirimbo akavuza induru ingana kuriya urambwira ko yahiga akayaguha none ko yamuha batarabana wamuganiwe nuko aba yishakira akamukemurira ibibazo se ibyo bibazo nawe ako kantu uri gukomeza ushyiramo ako kandi gukomeza nshyiramo se nibagakora hari igitangaza ubwo nushaka gusembura Vava ninjye wakabigishije se ninjye wabigishije kujya bajya kubyunana aho bajya kubikorera uriya muhungu ninjye wamurangiyeho Vava we yavuze ko bazaryamana bakoze ubukwe bazaryamana bakoze ubukwe ntabwo uriya muhungu uretse yuko ubwo bukwe nta n'ubwabaho ubwo bukwe uretse ko bushushanyije ku gipapuro urumva ngo ubukwe ni igihuha kandi dore ari inshuti ya Dr. M muri kubivuga uretse yuko ubwo bukwe bushushanyije ku gipapuro ariko niyo baba bazabukora ntabwo uriya muhungu ari indindagire yo gukora ubukwe nta vansi ariye urabyumva urashushanyije singuriya si inshuti ni inshuti ye kandi uri kubivuga isha njye ntabwo nababeshye ngo ubukwe niko babwiye ko bushushanyije sakurahiriye muri guteranya Vava n'umukunzi we arahira akuyemo umupira se kuramo umupira nta mabere ufite dore umupira wanditseho top dog sha muri kunshi intege pe muri kuri kwimana niko byifashe nese Liza ndabizi rero ko umuntu bita Vava ni inshuti yawe nihe nama wamugira inama namugira niyo kure kuri ya muhungu akagenda akirebera wa mumotari nawe uturuka i Rusizi bakareba uko babigenza nyitabira mumbarize hanyuma kubera icyo uvuze ngo bakareba uko babigenza urabona Vava kwiriye umumotari ariko kubera iki kandi Vava yari none ureba ukuntu Vava ari feke Vava yari ifitiye umusheri ukora mu Gakinjiro urabizi akaye makuru yakura nimba yarazikorera agasimbi ayo makuru yakura hehe kayo makuru nayazi kandi Vava ari inshuti yanjye niko byari bimeze yari ifitiye umusheri wakoraga mu Gakinjiro hanyuma uburyo rero yaje kuzamureka akajya kuri iyo Dr. M ntazi byayo nibyo ntazi nari se ukabona no muhungu rero niba utubwira ko nta bukwe uriya mushuti we akaba avuga ngo nta bukwe burashushanyije urukundo rwabo rukaba rugamije iki urukundo rwabo rugamije gukemurirana ibibazo ningira nkugire rwa rukundo rwa Vava n'uriya muhungu barwita ngira nkugire barwita ngira nkugire nsayidira shamana yanjye we uyu muhungu yaguca intege noneho wahita wiheba ngo nawe yaraziciye ubundi se buriya yari azifite integera baretse mu kanya agiye kuza araje abamera ukuri ndetse uriya muhungu se arababwira ngo iryo ni ishyari riba rituma muvuga ishyari se uriya muhungu ugenda kuriya ninde wapfa kumwikoza zukuntu nubwo ndi kibi gutya nyanihangana nkakunda udusore twa fresh akari bagakunda oya none se Liza wagira inama Vava iyi niyo rero wagira Dr. M rwose biranashoboka yuko nta nama namugira kuko ibyo arimo arabizi hakeneye abajyanama b'ubuzima ahubwo uyu muhungu w'ishitari umukomedi wese kuki utayimugira ahubwo tuzateranya komite njyanama y'umudugudu batuyemo ngo bazamujyana abashuti be nyumvira ngafite ikibazo cya vongre vongre ni iki se uyu mutipa we noneho ntasanzwe atafite ngo ikibazo cya vongre shaka bane yanjye ni ukuri aha turi hakoreka nkubaze reba uriya mutipe nawe uri kuvuga ngo yakora ubukwe na Vava Jamara asa na Sangrene itotoye umwitegereza ureba ari kumwe na ririya kweri bishatse kuba ko ari mwiza cyane ni umuraro uriya mujamamani ntiyakwikoza imbogo ikintu kinshanze ni kimwe ahangaha turi Dr. M akunda kuba hari ariko ndumva abantu ati iyo ni komedi none se urumva batamuzi nyine wowe urinde wo guhakana ibyo tuvuga n'abamuzi barimo kubikubwira aha
ahubwo reka mbwira iki abantu ikintu kandi bazakibona. Vava amaherezo y'ibi bintu azaza tukuriya muhunga mwandagaze avuga ati oya iyo namubwiye yarakubwira ati yashakaga kunkoreraho hiti none yarayibonye none yaragiye kandi nzabikwereka. arakubwira ati iryo zina murireke pe sinyishaka kumuvuga nabi. Erega barasubiranye. Amuri mu ndiba y'umutima. Ni ukuri. Ariko uriya muhungu icyo nzi cyo ntagatekereza Vavi atari kumureba. Amwibuka ruka mubonye. Uswa kuri nimero ye handitseho ngo hani. Kuri nimero yande ya Vava. Yuriya muhungu ahubwo muri telefone ya Vava handitseho ngo hani. Oya no ku muhungu. Kandi byanditse mu Kinyarwanda. No ku muhungu handitseho hani. No ku muhungu handitseho ngo hani ni ukuri kw'Imana. Ubushize narabyiboneye nge n'amaso yanjye no mu kiganiro kwa Bakti twari turi kumwe. Narabibonye byanditseho na nimero. Rwose sha ubwo byandika hari ukamubonye. Ahubwo icyo cyo kirashoboka. Abyandika hari ukabonye Vava kuko uriya muhungu ari wenyine nta nubwo banzi iyo nimero abanza akayisiba. None se Imana yanjye rero uyu munsi Eliza cyokora wenda izina ashaka kuri Vava rizamuhire pe. Sirya muhiriye se ubundi ntibamumenya abantu baramumenye. Ubuze ukaba ushaka kumbwira yuko nyuma y'ibyo ngibyo hari ikindi ashaka kuri Vava ibi bintu nta kwezi mbihaye. None ko yavuze ko urukundo rwabo barukwemeye. Ibi bintu mbihaye 30 jours. Urwo rukundo rwa Vava na Dr M nduhaye 30 jours. We yavuze ko ngo urukundo ahubwo rwa media baruretse rwo kuzanana mu biganiro. Nyine nuko bigenda bipfa. Tangiye kutaba proud yiwe. None hiyo bahanaga bizu. Umunwa wa Vava wabaga wamizo wa Dr M. Vava za kwanika. Azanya nikasandusha kwanika. Kamwanura. Kanicecekere racyo gusubije. Yewe. Vavura muzi. Ankize ku cyanika namushyira ku kirinda. Nyuma Eliza reka nkwibarize rero ikibazo. Hari igihe umuntu ashobora gukunda na mugani agashaka hiti rwose akanayibona. Ariko biragoye kumenya wa mugani urukundo rw'ukuri nabyo ejo ndano bandikaga mu makomantere atandukanye bati ese nimba uyu munsi abantu baza rwose na diaspora ikabona ni kapo nziza abantu bakishimira ibikorwa byabo abandi bakabatera inkunga ati rwa rukundo umwe ari gufera undi reka wenda ave kuraba atari kugasanga diaspora yashishikaye iri gufasha abantu bikazarangira finally rwa rukundo rwari igihuha ku ruhande rumwe. Ati n'urukundo rw'ukuri k'abantu batazajya barwizera bakabona yuko nyine ari za comedy. Ubundi se umuntu ari mu rukundo bamufasha iki? Bamwongerera umutima. Iyo urukundo umutima umwe wuzuwe n'urukundo bamutiza undi bamufasha iki ubundi umuntu ari mu rukundo? Ariko nimba uyu munsi hari abantu bajyaga bavuga bati umufatanyije imishinga yo kuririmba reka tube twabatera inkunga mukore wenda indirimbo. Babateye inkunga nk'abahanzi se bakava mu by'urukundo ko nta ruhari noneho nge mbarabuye. Ariko nanone bikagora cyane kuba wahamya ngo umuntu ntakunda undi wa mugani w'umusore. Ntabwo uriya muhungu akunda Valentina dore imbogo nyiri imbogo nyirahene ntaga mukunda. Kusaze ntaga mukunda rwose kwisubisariramo. None se ko byo nkubwira udashaka kubyumva kandi ariko kuri bigaragare ko rero n'abasore b'inshuti ze nabo bwabo ntabashaka ko batabyishimira. Niba umusore banabyemera ahubwo kuko babaza ukuri. Nyine nicyo ngubwira niba uriya musore wicaye aha ngaha avuze ati ahubwo turamujyana Indera baramujyana karese nyine. Nese kumujyana Indera urukundo namutse akunda undi byasaba kumujyana Indera cyangwa se ahubwo byasaba yuko musaba yuko yabigendamo neza cyangwa se akabivamo. Hari igihe rego umuntu aba ari mu bintu ukabona ibyo icyo ari kubyita ntago ari cyo arimo. Hari igihe umuntu aba ari mu bintu akabyita urukundo kandi ubireba ukabona ari ubusazi. Akaba ari indi mu busazi hagati yabo. Akaba ari Vava kuko Dr M ibyo arimo arabizi. Waye nkarabo k'Imana karejo ndavuze ati ngewe ati uyu musore ahubwo ibyo arimo arabizi ari mu mukino akagira na Vava inama ati mbaye nkurabuye ati umunsi
ejo n'ejo bundi uzarira rwose ntuzavuge yuko none njye nakura azarira se ahubwo ntabwo uzi ukuntu abakobwa bo muri ziriya nzira noneho bafuha azarira se ko bizahindura isura akamwanika azarira ko azajya arwana n'umuntu wese abonanye n'uriya muhungu noneho uramuti w'amenyo amubaza iki se yafushye none nabonye ngo vava yaransekeje mu kiganiro twakoranye ati noneho ati ntabwo uzi umukobwa wanyandikiye ngo barakundanaga ati umusore utakugura kotegisi cyangwa se n'ikariso ati uwo yaba kandi n'itike vava amutegera reka ni umunyeshuri wese uwo ukunda ntiwamutegera ni umunyeshuri hanyuma se vava ni diregitirise ni diregiteri ni igiki ni animatrice none se Eliza mu kanya gato hari akantu mbwiye mbere ko dutangiye ikiganiro ati nanjye uyu musore yarambabaje ati nyibona ibi bintu byanteye no kwibaza byinshi yakubabaje kwera iby'urukundo cyangwa se arandi we musanzwe muziranye ntandi twari dusanzwe tuziranye ahubwo yambabaje ukuntu arimo arindagiza vava kandi vava mu buzima yikundira amafaranga none ari amafaranga vava yamutaho ari umwanya vava umutaho ari n'ibintu byose aramuhereza ubwongo bwe yarangiza akaba arimo amurindagiza wowe wabyumva ukabyishimira oya byambabaza uzi ukuntu twagiye ahantu muri alimentation kagira inkuru rero tugiye kugura isambusa njye nashakaga bureti vava rero ababonye isambusa aba arayishegeye twari turi kumwe n'uriya muhungu na Dr. M aramubwira ibyo bintu vava hari wabisubiramo nabisubiramo pe Dr. M ari wabisubiramo na basi ni sirimu ni sirimu Jesus ego na sirimu Jesus yari ahari muhamagaye yabivuga yari ahari nawe sinzi no yabyitaye ariko yari ahari hari nandera hari n'undi n'akandi gahungu kare kumwe na sirimu Jesus ntazi urumva noneho birangije tujya ahantu muri alimentation nyine kugura ngicaka bread vava nawe ashaka nyine za boro za sambusa noneho uriya mutipe abwira vava ngo nayifate vava arayifata yego amaze kuyirya umutipe abajije amafaranga agiye kwishyura nimba yarikanzemo simbizi ngo isambusa yananirwa kwishyura yabigura ngashariza bari kuzanamo akantu ko gusebanya kandi vava nk'umwana amenyereye kwikubitira icyakura cy'Urusizi ntabwo wajya kumutamika agasambusa kamwe ntibyavamo birangije umutipe sabonye vava ashaka kurya nyinshi niba yararebye akavuga ati fagitire sindi buyikire simbizi ahita avuga banazipakinze mani bazishyuhije bazishyira mu kanverope ngo tugende bazivanye muri microonde bazishyira mu kanverope ngo tugende bashyiramo na serviette rega birangije tugiye umutipe ababwiye vava urumva mwumva ngo nimwe muziretse ngo uyu nguyu se bakundana Dr. M ubwe ngo nimwe muziretse Dr. M muri ko yabimubwiye nabisubiramo ngo nimwe muziretse turagaruka tuzitore byarenze birangira ntabonye dusubira kuzitora bazisubizamo se bigenda biti barazibitse nyine nase ntabwo babona ko hari abantu b'abafezi ya ese ubwo rero ushatse kumbwira ko umusore nk'uyu nguyu wananirwa kwishyura isambusa ibyo bintu byashoboka njye ibintu nkubwira ndabikubwira nk'umuntu wari uhibereye wabyihagarariyeho ntabwo ari inkuru nahawe ako kantu narakarebye mbere kako ntakitayeho ariko nagiye ngatekerezaho umusore nk'uriya tukambona kuri kamera akananirwa kwishyura isambusa uzarebe ko ajya ahindura iriya jire aba yambaye ariko iyo jire ye ko mwayigizeho ikibazo iriya jire imeze nka ya ntuzi yavuze ko afite amajire abiri iriya jire yiwe imeze nka ya ngofero ya Sarungu niko yambwiye mu kiganiro cyanjye ubushize ariya majire se ni ay'abakozi bo muri iyo kampani ku buryo ugura amajire birasa yambwiye ko abasa icyo kintu nakimaje muri komenti ntabwo abasa n'imwe imeze nk'inifomu ni imwe imeze nk'inifomu riza ko umwandagaje kandi yavuze ko ari ijire ntabwo mwandagaje afite n'ishati ya karokaro ibaze ariko imyenda nagiye gufata mu mutwe neza karokaro si nziza ariya mashati ni meza arahenda ntabwo mvuze ko ari mba ariko niyo yonyine afite ariko shamenya umukunda umuntu witayeho ukamenya n'imyenda ye mana ntabwo uriya muhungu namukunda uretse no kuvuga ngo wenda ngo mvuge ngo ni mubi ntabwo mvuze ko ari mubi ariko ukuntu agenda sinamwemera agenda nabi pe ariko riza ubu se ko natakwemera shana ukuri agenda nabi sinamwe uriya nubwo bamumpfunyikira bakamumpa ku buntu uriya niyo mva nkubwire uriya niyo yaba asigaye Kigali mu Rwanda ari we wenyine
akosha Sandrine nakwiyeranja ngashaka itike nkajya Uganda nashaka nkanacapanya cyangwa nkajya muri Kenya cyangwa nkajya uzika kugira ngo uriya muhungu umwemere nashaka umugabo w'umukongomani. Si akongomani si hari abagabo beza babaho. Uso wagushyingira Gisekedi wamwemera. Ndakwiyamye mbabarire. Nshariza umwiherereyeho sha uramuboneranye niba ari kubera ko mubonanye rwose uriya muhungu ukuntu agenda sinamwemera dore ukuntu abagenda nka gutya ngo videographer katabifataga agenda ate twereke niba baramubwiye ko ariyo ngendo y'umuntu wamaze kuba umuhanzi niba baramubwiye ko ariyo ngendo y'uwakundanye n'imbogo ntago mbizi. sha negereje icyo Dr. M azakubwira. Ntacyo azambwira. Cyo nzi icyo umva azaguhereza ibyawe. Ntacyo azambwira ahubwo dusoze n'itaha. Kansoze ikiganiro. Umwe muri aba babiri uvuze. Nta numwe uzagira icyo ambwira ko hagize ugira icyo ambwira twabonana. Nako guki wigize inkuba. Ariko se ntabe inkuba iyo ukiri gisi inkuba iragusekera bo bazankinisha. Ko babitsemo ubwoba rero. Kabubwo nje gushaka Dr. M. Shagenda umushake pe. Liza, reka dusoze ngenda gushimiye wakoze cyane kandi witegure. Sha nawe wakoze cyane kabisa nari nkumbuye abantu bakurikira Gasaro ndabakunda abantu bakeneye service zanjye ama private show n'ibintu byose wampamagara cyangwa ukanyandikira kuri nimero yanjye 079 85 35 276. Urakoze cyane Zahabu. Urakoze cyane nama. Gasaro TV.